aro bita ngo nimba urucira mukasa rugatwara nyoko. Ubwo ushatse kuvuga iki? Nk'umuntu wo kugambanira ashaka urumva ndaye nk'urugero ariko kubwira nka boss wawe ngo uri kugambanira kuri boss wawe. Ariko je ntunshyiremo. Ugiye kungambanira akaba afite murumuna we bavukana. Hehe Nyaruguru cyangwa turabakiga. Umukiga. Abantu bashobora kuvuga ati uri umuhinde, uri umunyaturukiya, uri umwarabu, muri ibyo ngibyo. Ndi umuhinde w'umukiga. Papa wese unavuga ikinyarwanda? Oya, papa ni umukiga w'umuhinde. Ubundi hano wavukiye ni bya nyambyo kugira ngo bamenye hano wavukiye. Muri Dobande. Mwisi ya 9 urazi? Mwisi ya 9 ku Gisozi? Oya. Aba wisi ya 9 yo muri Gobyori. Muri Dobande? Oya, mwisi ya 9 muri Gobyori nagwaze. Mwisi ya 9 ni mwisi ya 9 ni ku Gisozi. Arahandi rero bita mwisi ya 9 muri nshobora kwibaza nkibaza Pattel ageze mu Buhinde. Bamwakira nk'umuhinde cyangwa bamwakira nk'umunyarwanda? Nta nubwo bananyakira. Ukugera we batwika igasiha. Batwika igasiha kandi uri mugenzi wabo? Aya nago ndi mugenzi wabo wuzuye, ndi mugenzi wabo igice n'ikindi gice ndi mugenzi wabo. Ariko ejo muri kwirayidi nabonye wambaye ikanzu. None sinzi izina bari wiswe. Ni Sam Jardin. Bari pirawuso bazi ko nabonye bari bagiye kugira. No kintu gisetsa. Umuvumba. Ewana nuba wambaye neza kurenza watumiye. Nambaye nk'umwami. None buryo bari bambaye navuze ati muniga none avuye Juba wallahi. Mvuye Dubai. Akaya nambaye neza wallahi. Kandi ntabwo ndi umusilamu. Ntabwo ndi umusilamu. Wagira ngo ujya kwirira pirawuso? None mu mbere ngendo wa Mugaturika we ndani. Yes, it's a boy, baby stone, umuhungu w'abanyarwanda. Reka mbanze mbasuhuze impande n'impande z'ibihugu bitandukanye, diaspora ndetse n'abanyarwanda. Yes, ni kuri ISAMBI TV, kora subscribe, share ndetse na comment, ndetse mbabwira ngo murakagira amahoro, imana ndetse n'imigisha. Imbere yanyu rero muri kuhabona umusore musanzwe mumenyereye kuri social media cyane, mumenyereye mu dutendo cyangwa se mumenyereye umuzungu uvuga ikinyarwanda. Mudogo. Yes, n'umuhungu rero ni Pattel. Ubundi bajya bavuga ngo abakobwa bamukunda ari benshi. Pattel nibyo? Aya ndabeshyerwa. Ndabeshyerwa. Urabeshyerwa kandi ngo basigaye gukora surprise n'abana. Neza. Niwane? Yes, Pattel byari bimeze biti? Ni fresh man. Bisi myinshi kabisa. Derukana kera. Usi cyangwa uriho cyo nibundi Imana niyo ibikiza. Kigali yose bayimaze neza ku murongo. Nimarisha amaguru ariko. Nayimarishije amaguru. Abaye imodoka se. Ubu abantu bari hanze abakobwa babo barahita bavuga ni twari dumukumbuye n'ubundi kumubona. Icyuki. Yes, ni fresh kabisa. Ya Pattel. Abantu bashobora kwibaza ngo twicaranye ngo n'umunyamahanga. Bakumva ni ikinyarwanda bakagira ngo wenda twapirasa. Yes, ubundi Pattel ni muntu ki? Pattel ni igihungu mubona imbere yanyu. Pattel umuhungu usutya, umeze utya, uvuga utya. Akaba ari umuhungu wabo mukuru. Akaba afite murumuna we bavukana. Hehe Nyaruguru cyangwa turabakiga. Umukiga. Abantu bashobora kuvuga ati uri umuhinde, uri umunyaturukiya, uri umwarabu, muri ibyo ngibyo. Ndi umuhinde w'umukiga. Papa wese unavuga ikinyarwanda? Oya, papa ni umukiga w'umuhinde. Nabana babayinde babakiga. Pattel ikintu ngende nkwibaza. Ubundi hano wavukiye ni bya nyambyo kugira ngo bamenye hano wavukiye. Muri Dobande. Mwisi ya 9 urazi? Mwisi ya 9 ku Gisozi? Oya. Aba wisi ya 9 yo muri Gobyori. Muri Dobande? Oya, mwisi ya 9 muri Gobyori nagwaze.
mu isi ya cyenda ni mu isi ya cyenda ni ku Gisozi. arahandi rero bita mu isi ya cyenda muri mu Gatenga Gabyori. Niho wavukiye? Kumbi nawe wavukiye yewe we. Yes, Pateri, tumaze iminsi tubona abakobwa bari kubakugushaho buri kanya ati jye ndagikunda. Arakobwa uzabashyirayo bro. Nzagabanyirizaho cameraman. Abandi basigaye nawe umwami. Cameraman se urabona koko ko nabo yigo byorara. Akazi ka kamunaniye. Shona. Yes. Ubundi life ya Pateri cyangwa se Pateri kugera hangaha ibyo yaba yaraciyemo ni nk'ibihe kugira ngo abantu baze kumenya Pateri se njewe narihirinze nk'uruku byagenze uko. Nago nakubwira ngo gutya byabaye nk'impanuka. So nahuye n'umutipe witwa Kaboys umuzi. Naramubonye. Yumva nyine Ikinyarwanda mvuga n'ukuntu nsabira mutunguna. So arambwira ati vayo nkwereke nkugire umusitari. So ndakeka niwe byavuyeho. Nibera umusitari. Abana Abana bakigaru abamara. Nta niyo naririmbye. Nta niyo waririmbye. Nta niyo nakinnye. Tiwampaye link. Se Pateri. Abantu muvukana nabo basa nka Pateri. Numwe turasego. Nshobora kwibaza nkibaza Pateri ageze mu Buhinde bamwakira nk'umuhinde cyangwa bamwakira nk'umunyarwanda? Nta nubwo bananyakira. Ukugera we batwika igasiha. Batwika gasiha kandi uri mugenzi wabo? Ntago ndi mugenzi wabo wuzuye, ndi mugenzi wabo igice. N'ikindi gice ndi mugenzi wawe. Ariko nkubonye mu nzira navuga Pateri no muhindi. Ariko bo ntago nzi ko bari ko babyakira. Yuhuye nabo sasa hano mu mujyi wa Kigali barimo yuhuye nabo. Ntago tuvugana. Ntago ko nakiri imisi cyabo nzi. Ejo muri kwirayidi nabonye wambaye ikanzu. None. Sinzi izina bari wiswe. Nise Mujadin. Jadi. Wari pirazo bazi ko nabonye bari bagiye kugi. No kintu gisetsa. Umuvumba. Ewana nuba wambaye neza kurenza watumiye. Nambaye nk'umwami. None buryo bari bambaye navuze ati muriga none avuye Juba wallahi. Mvuye Dubai. Akaya nambaye neza wallahi. Kandi ntabwo ndi umusilamu. Ntabwo ndi umusilamu. Wagira ngo ujya kwirira pirazo? None. Mu mbere ngendo wa Gatolika we ndani. Yemaye. Umuhungu rwose. Man, umugaturika ukajya kuvumba ipirawo y'iki y'abayisilamu. Akurumva nk'umwanya wafashe ujya kuvumba ipirawo y'abandi. Ntabwo vuga umwanya nafashe bya gutira agakanzu. Watiye agakanzu se cyangwa ari wakaguza? Ndagagura. Ako nenda kukagura yango tazongera kundosha. Ujya gutira. Ujya gutira. None nzaje mbijya. Abatamindo abusutano nzanitwa ni Mujahaduni na Mujahadin. Ismail. Akaraka. Jozera ntabwo ryavuga. Nzaka izina z'ibyihebe. Yo yita Musama bin Laden. Baragusohora. Yes. Nuko zajya yena yamagara Tusama. Tusama. Bintu ry'ipirawo. Cyangwa yatete bin Laden vayo. Hanyuma Pate ugisanga cyangwa se ukivuka ugasanga uri Pateri urasuko uravuga Ikinyarwanda kugira ngo ubyakire muri uyu mujyi cyangwa se muri iki gihugu byakugendekeye gute? Agari bigoye ako nagari ibintu bigoye. Akora shonje. Wallahi nenda kwipfira. Urukomba. Nagari ibintu byari bigoye man. Ko abo twakuranye nibo nyine bari abo mwakuranye mugakurana nibo mukomeza mukaba n'inshuti. Uretse nyine ko twavaga hano tukajya handi bagatangara muzungu bapfura n'imisatsi n'inkonje bazikurya ngo barebe ko abazungu baba gakurya igikonje. Ariko ahandi mani nakuze neza ntaribi. Nyewe tutwa tuzazane ko gukubitwa bwa hato na hato. Ngo bareba ko abazungu baba barira. Bakarana amarira y'abazungu basika abazungu barira zabo. Pateri we. Wahuye n'ibibazora.
hanyuma rero sasa ujya guhura na Kaboy mwahuye bigenze he byari biturutse he ndashaka utuganira abantu bakurikiranye LC ISAMBI TV twahuye nagiye kuvumba umuceri wari wagiye kuvumba umuceri ko nabakunda kuvumba se oya nane se mwahuye yatumiwe yari yatumiwe yanatumiwe n'abari batumiwe aha ubwo nyine nibwo twahuriyeho aho natumiwe urumva natumiwe n'abatumiwe aho wari watumiwe aho bari batumiwe aho yari yatumiwe watumiwe n'abatumiye wanze cyumve walaha abavumbyi mugira style yanyu nibwo twahuye nyine turaganira nawe nyine yumva n'ibya danje aravuga niyo munsi duhura twase tuba inshuti twase duhuza kuko icyo gihe ndabyibuka twamaranye n'igihe kinini aho ngaho kwa ko hari mu muryango nahamaze nk'iminsi 3 tukiri kuganira rero kuri urabizi ino umusitari atatanyaka kugira projet z'amafilime tuzazanyinisha bijye zankoresha byose kako icyo gihe nandi ka filumi nta kintu nyine nifitiye nibwo nyine twamenyanye yatangira tujya muri entertainment z'i Rwanda murakora bicamo wadaye gake hanyuma ugikora interview ya mbere wabyakiriye gute byari by'agatangaza kako ngona interview ya mbere byari nibwo bwa mbere nari mbonye abantu benshi banyandikira nibwo bwa mbere nari mbonye inshuti nyinshi byari ibintu bihambaye nyine byiza bivuze ngo ushatse kuvuga ko inshuti zikunda umuntu w'umustar uri hejuru hoya wenda para raporo uko bivuze uri umurezi ntago ari ibyo nyine njye na nshuti zihambaye nari mfite nyinshi wenda nawe narakungutse kandi wamenyeye he pale uri kumva ubwo se urumva ntagutsinze zibare wansindara yego ntagutsinze nakurangira wampaye ubu twamenyaniye wamenyeye twamenyaniye muka oya twamenyanye mu rusengero bro twamenyaniye mu kabari nagiye kugura iki nagiye ariko ubwo nari mpanyuze oya tubyihorera yes noneho Pattel umuvandimwe wawe murasa yego hanyuma umubyeyi turasa mama se ngiye nsa nka papa usa nka papa nawe ari mu Rwanda oya aba mu Buhinde noneho ku bantu bakurikiranye LC ISAMBI TV ndashaka uduhe akantu gato niba ujya uganira cyangwa se ubasha kuganira kuko duherutse kumva hari abandi bana nabo basa nk'abashinwa hano mu Rwanda ariko iyo bavuganye n'abavandimwe babo ntago byemera b'abakobwa babiri noneho wowe yuganiriye nabo ni igiki cyubasha kumva cyangwa se bo abasha kukubwira guki nk'umubyeyi ngiye na mahirwe ngira yo kuganira nawe kwako duherukana kera tukiri abana nabyita nkaho yadutaye so ariko urabizi ko yicaze ko afite abahungu birashoboka cyangwa abana yakubise umutwe hasi akabyibagirwa abana yarakubise umutwe hasi akabyibagirwa none se Pattel ntabwo ujya ugerageza uburyo bwose bushoboka ko wumva wowe muri wowe ushobora gushaka papa wawe noneho oya na muhate ngiye nabigirira twako nayo ko wamukeneye kera ako businye mukeneye wenda wamukenera ikiri umwana use nageze ku rwego rwo kwicara mu bandi bagabo urumva azavamo hanyuma se ntabwo muri umuntu wajya yicara akavuga ati wenda ndashaka kumenya papa aya swingi ntazagira hanyuma iyo wicaye na mama wanyu ntabwo mama wanyu ajya baganiriza ubuzima bwa papa mama tugira yarapfuye mani muyirukore dashaka kabisa komeza kwihangana big brother kandi komera aho ugeze wa mugani ubaye umugabo naho umubyeyi yararabizi neza ko abahungu be sayizi bakomeye nk'aka kanya hagize nk'umuntu kujyana mu Buhinde ni cyo kintu cya mbere wabanza gukorayo cyangwa se wabanza kubaza
urabizi neza kuko ndakeka umubyeyi waramutse apfuye wasangamo abakurikirana ariko se utabizi. Okay, aramutse uwo muntu wawunjyanye aramutse anjyanye afite ikindi anjyanye, so rero yaba ari guta umwanya avuze ngo tugiye gushaka umusaza man. Hanyuma se nka papa wawe sayizi ngizi noneho aje ari uje kugushaka, ko sayizi wasanga nawe azi ko utariho cyangwa se uriho, sayizi ngizi noneho ari we uje kukwishakira. Ntariba imana ni ukumwakira nk'umubyeyi. Ntabwo twe twakwiye gutera iya mbere kuko ibyo ari byo byose niba ukwiriye kuyitera. biriya bihugu byo hanze bakunda social media cyane, ushobora gusanga yarakubonye kuko buriya social media iriruka. Wasanga ufite na bashiki bawe ari uko utabizi, hari n'umwana wagukunze muri biriya bihugu avuga ati uriya muntu nzamubona gute. Buriya nibyo. Yes, Pateri rero turi kumwe mu kiganiro kabisa twikomereza kuri ISAMBI TV. Hanyuma Pateri, hashize iminsi mbona abakobwa bari kugukorera ama surprise, bari kugukorera iki, ndashaka kugira ngo menye wenda n'abantu badukurikiye utaraba umusitari, bari abakobwa bose barazaga? Oya, ntabwo bazaga pe. Niko kuri. Iyo baje urabakunda se cyangwa nawe ni bye? Oya, ni ubushuti buba busanzwe. Ndabakunda nk'inshuti zanjye. Nta mwana ufite hanze? Reka ndarengana. Nyabarasha kuba waragendanye na kaboyi sayizi ngizi bukaba nta mwana urashyira hanze, nta alubumu uraronshinga? Ni inkuru. Nukura nzaronshinga. Abantu boshi bashobora kuvuga ngo Pateri si umuhinde yisize amavuta. Umuntu ashobora kukubona kavuga Pateri se ntabwo yisize amavuta, ubu ejo hari uzaza avuga ko yakubonye uri igikara. Oya, ntawabivuga kuko birigaragaza. Nahinduje uruhu kanaga produit. Naga produit. Aha, iyo produit bayigurira mu mujyi. Nahira wallahi mahirwe masa murakoze. Hanyuma Pati, kuki mu gihe ufite umuvandimwe utajya ushaka kumugaragaza muri social media? Ntabwo abikunda. Ntabwo abikunda. Gikorera akazi ke gasanzwe. Ariga. Umunyeshuri ntabwo abikunda. Sasa kurera muri umuna wawe noneho kugira ngo murere akure muri hiri shuri agera hageze, waciye mu ntambara zingana iki kugira ngo n'abantu badukurikiranye? Nsuhuza abantu bo muri Sweden, ndabasuje cyane, abantu bare iyo ngiyo babashe wenda kumenya Pateri kugira ngo arere muri umuna mugeze hariya. So sinavuga ngo ni njyewe umurera. Urumva? So byose tubishobozwa n'umuryango. Uri umuryango, ufite umuryango ufite byose. So wenda njye nka mukuru we ni ukumugira inama y'ukuntu yakitwara n'uburyo yabaho neza. Wenda n'ubwo bushobozi umuntu bufite n'ubundi ntabwo mbizi ko ntabwo nabubura, Imana ni ibishobora. Kumva ese guzetse kandi banekereje ngaseka. Urukumva byose ni ku muryango. Njye nta mbaraga zadanje, ubu nibwo njye ntitangira gushaka amafaranga byataye. So ariga ameze neza, umuryango n'ubimukorera. Nanjye igihe nikigera namaze kuyafatisha, ubwo niyo kaminuza nzayimwishyurira. Ariko ufite icyizere ko ugomba kuzabigeraho tu? Inshallah. Kandi uri umukatolika? Inshallah. None harya yavuze ngo ugiye kugura agakanzu. None se ubu ngubu rega mfite amadini abiri. Kandi bajya mu madini abiri y'abakire? Oya. Akize? None kabisa. Uva mu bagatolika ku munsi wa Bikira Mariya ujya kurya ikibeho? Kabisa. Uva ikibeho ku munsi w'Irayidi uhita ujya kurya mu basilamu. Bivuze ngo
ku munsi wa gaturika agakositimu cyane, hanyuma ku munsi w'irayidi hehe agakanzu n'agaki n'akagofero. ariko abavumbye mwafashe umwanzuro mwakoze inama. hanyuma Pateri, noneho murumuna wawe ari kwiga, ese bari gufashwa na famiye y'umuryango wawe ya mama cyangwa ni famiye ya papa? turaza ko kuko uvuze ko bari gufashwa n'abantu bo muri famiye. Ni famiye ya mama. Famiye ya mama ifite ubushobozi bwo kumufasha. Murabana ariko murumuna wawe? Turabana mu rugo. Sahizi ko Pateri afite akazi akora, byumvikana ko Pateri niba murumuna wavuye ku ishuri niwe ugomba kumugaburira, urabikora kandi tu nka mukuru we. Ibyana se byo murumuna wawe ibyana bikuyagarira ni byinshi, byo bigenda gute? Ubwo iyo umuntu akuyagariye ababasha kugutunga yakuyagariye ikofita yimena. Kuko iyo umuhungu yagariye umukobwa, umuhungu niwe umumenera ikofi. Hanyuma n'umukobwa bakuyagariye nakumenera da, akumenera ikofi. Basi sara uri kwimenera ko abakobwa bose mbona ngo surprise barambwiye ngo muhamagare. Nyine ubwo ngubwo kwa isa surprise nyine ubona ubwo yamenye yashyize hasi. Ko ntabwo yakora surprise atari bumene. Abe nawe tabakumenera nawe. Sahizi muri iyi minsi Pateri noneho ari gukora iki wenda kugira ngo abantu badukurikiranye babashe kumenya no Pateri uyu munsi ari gukora iki? Uyu munsi ndi umuhungu uraho udafite ikintu ari gukora, ariko nabonye akazi. Wampaye akazi kandi wambwiye ko uzanyishyura mbere, rero abantu ntibagire ikibazo. Ako n'undi muntu ufite akazi yakaguha? Oya ndashaka gukora kawe nkakarangiza bakama kandi nose nabangikiranye turimora. None yanyemereye ubutwasi, none yanyemereye no gukina muri filime. Hari filime tugiye gukora muri iyi minsi bita Stray Queen. Ndahamya ko mu kwa gatandatu izatangira project yose. N'undi muntu wese ukeneye kuzakina muri iyo filime ubwo araza kutwandikira muri comment. Mashallah. Hanyuma rero Pateri, ni iki kintu wabwira abantu bakurikirana ISAMBI TV? Okay, ikintu nababwira no gukanda subscribe na comment na like na share. Nicyo mbabwiye. None se mbabesh. Ako se wa mugani. Hari umugani n'uwo muzi? Hari cyo twatugana aro bita ngo nimbro urucira mukasa rugatwara nyoko. Ubwo ushatse kuvuga iki? Nk'umuntu wo kugambanira ashaka urumva ndaye nk'urugero, ariko kubwira nka boss wawe ngo uri kugambanira kuri boss, ariko je ntunshyiremo. Ugiye kungambanira se kandi uzivuze ko naguhaye akazi? Mbajije ngo bisobanuye. Bisobanura? Murugero nk'ingo yakangambanira akavuga ngo Pateri ntago yashobora kubikina, urumva ubwo urumva arimo arangambanira, ejo bundi uwandi wangambaniraga ugato sawa rero urucira mukasoro gatwara nyoko. Pate 7 kugabanya 4 ni kangahe? 7 kugabanya cyangwa 7 kugabanya 4 asigara 3. Kangahe? Eja mwana uje ko warisize ya mavuta koko bavugaga. Nose nkubeshye. Aha. Inkuba z'ikindi kintu gatoyi. Hanyuma 1 kugabanya 1. Cyangwa ushaka ngo ni 0. Pate sakwe sako. Irandari. Gifate ngicyo. Inda mu ruhara muzee.
isi bitemberamo kwe n'imagine ndirimo iratembera mu ruhara muri stade. Yes Pate, dukomeza ikintu noneho kijya kigushimisha mu buzima bwawe, mu buzima bwa buri munsi ni ikihe? Shaka kuba ndi kumwe n'abajama twicaye turi guseka. Nicyo kintu kinshimisha cyane. Muri kunywa se? Twasinze muri gusepera mu mazi ushaka. Ndeba inyogo yaraje akoze ubukwe, mwebwe muri aho ngaho kandi mwamutanze social media, murabura iki mwebwe? turabura abakobwa bafite umuco. Uvuze ko inyogo yafite umukobwa ufite umuco fo. Rega twe turabana b'i Kigali ujye mubyibuka. Abandi nabi ngororero se? Abandi nabi ngororero bara bafite umutima wa kera. Ushatse kuvuga ngo umukobwa w'ingororero wamutereta? Ewana. Tuzakora uko Imana turacyari bato. Akoze ko utatashe witwe bw'inyogoye cyanciyeho. Ntango banze kugutumira Pate. Oya, hari ahantu se bakanga. Bashobora kuba baranze kugutumira kuko bazi kukunda kuvumba. Wari gutumira abandi bavumbyi bose cyane. Rega uzarebe mu buntu yavumbya n'abandi. Reba muhungu tunyiza harashaka gukina filime. Owe. Ubu ngubu uri imbere yawe. Yori ibishinga cyane. Neza ntabwo yakira filime yori. Kuka ko gasohoka mwa. Ntabwo ari. Uranzi? Ngayora. Aze Pate kukanza umwana w'abandi birakumarira iki? Wigize bini radare ku ngufu koko. Aramujama yashana no kwikina. Urabibonye? Sa nta seni bazamugenera. Uriya? Aramujama nayimugenera abandi. Wayibonye nawe? Sibyo? Wakina uri iki? Wakina filime uri iki? Washobora kuba nk'abakire. Iwe gawe. Niko Pate? Muzane hano se? Muzane hano. Ngono ngurisha hiti. Gwinus. Kwina kurisha hiti. Ngono ngurisha hiti. Uno si ugwakina filime gutugira isoni. Ngurishe yiti hano. Pate ukuru uyu mwana w'abandi yari kwisakumira ibishingo. Gawe yagato kumukanitse. Umeze neza. Ngakira. Kira ngurishe yiti. Washobora gukina filime. Ngose shira ko. Yes. Ngashobora gukina swiki. Icyari cyo cyose. Vugisha ukuri. Urumva? Washobora no gukina uri umukire. Wanyu ni he? Nyagatare. Yari umwana w'Inyagatare. Munka. Fusharuka umwana yawe anywa amata. Wanyu se mfite nk'ama. Mfite mushiki wawe. Hakugikine filime. Kuko nta mushiki wawe ufite. Ambaza niba ajya gushutinga none bazagushira muri filime. Sibyo se? Singurishije hiti. Aho zana. Gayisubirire waruri. Patera haye umwana hiti. Urashaka gukina filime ariko Pateri we uhaye umwana hiti. Ewe gawe. Hiti arayiriye. Atayirya. Yes rero ndeka nshimira abantu twabanye kuri ISAMBI TV mukore subscribe share ndetse nda comment ndetse mbifuriza amahoro ndetse n'imigisha ku Mana. Dukomeza za nzira zacu zo kugira ngo tubagezeho amakuru agiye atandukanye kuri ISAMBI TV. Reka nongere mbabwire ngo abantu bari hanze inyuma y'ibihugu za diaspora turabasuje cyane kandi tubifuriza amahoro n'ibyishimo kugira ngo mukomeze ubuzima. Reka nanjye rero mbashimire ni Baby Son umuhungu w'Abanyarwanda ubifuriza ibyiza ndetse
kandi nongera nkwibutsa ngo ukeneye gukora video nziza ndetse ukeneye gukora amafoto meza vugana na RC Media Company iragufasha muri byinshi cyane kugira ngo ugezeho ibikorwa byawe byiza. Abahanzi mufite video rero mugane RC Media TV cyangwa se RC Media Company kugira ngo bakugezeho ibikorwa byinshi. Ni byinshi rero RC Media TV igiye kubazanira abantu bari mu bihugu bitandukanye. Ukeneye ukuje mu Rwanda ushaka kutemberana n'abakozi ba RC Media Company wabahamagara kuri nimero uri buze kubona aho ngaho kugira ngo ibintu byose bikomeze. Reka nanjye bashimire cyane mukomeze mudukorere subscribe.